gato aka kanya ahantu ndimo ndacurika ubuzima mbucuranura kugira ngo mbone ko wenda twabaho ejo tukaramuka ngo ndihe aka kanya ndi kuri radiyo Huguka. Halo yego sheri ngo ngwiki ngo baragutwaye none si yo meta kwambitse igura ngahe kugira ngo nanjye nyigure baba we ariko imeta irabira kuntwaye kwera bigenze bite sheri wanjye baramutwaye ngo kubera imeta ariko nkubwira gutinda kwawe gabanya ijwi ugiye kuzashaka umugore ari he umugabo harigira utigize aribura umugabo arigira utigize aribura turagira ngo utangire utubwire ninde twakiriye uyu munsi. Okay, uwo mwakiriye banyita Dr Mwami Comedy, ariko amazina yanjye ni Nsengiyumva Eric, amazina ya comedy akaba ari Dr Mwami Comedy. Iyo uvuze Dr Mwami Comedy ubwo abatakuzi ushatse kuvuga iki? Abatanzi urumva Dr Mwami Comedy nyine ibintu nyine mba numva nyine ndi fit yabyo. Uri umwami? Mba numva ndi umwami. Ikamba riri hese mwami? Buriya rero Dr Mwami Comedy mu minsi iri imbere barabandeba bavuga ati se uyu ni wa Dr Mwami tuzi cyangwa kuko hari ibintu byinshi cyane ngomba guha abanyarwanda nkuko nyina comedy na filime nibyo bintu nshaka ngewe kumvisha abanyarwanda ko ibyo bintu bagomba kubyiyumvamo. Akaba ariyo mpamvu rero nitwa Dr Mwami Comedy. Aya ntabwo ndi Dr Nsabi, Dr Mwami Comedy. Ngaho koko nk'umukomediye dusetse nitudaseka ubwo ubwami turabukwambura turabutanga. Ubwawe murabunyambura? Turabukwambura. None se ubwo urumva umvishe nyine tugabanya amajwi ku buryo umuntu aratatwa. Ngaho dusetse. Gusetse? None se nkawe reka nkubaze akantu gatoya. Indege iyo uvuye hano mu Rwanda kugira ngo igere muri Amerika igenda amasaha angahe? Ibyo ari byo byose ni menshi nuko nibuka umubare. Ntabwo wibuka umubare. Mbese amasaha yo kugenda no kugaruka birangana? Birangana. Ntabwo bingana? Bitandukanira he? Urumva bingana se? Ngaho tubwira aho bitandukanira. Ikintu cya mbere iyo ivuye hano ntabwo ihita ijya diregite muri Amerika. Ijya he? Ijya he? Buriya rero reka nkubwire hari ibintu byinshi nshobora kukubaza bikagutsinda. Kandi icyo kitansinze? Kandi cyagutsinze wabimbwiye se? Aho ngaho ihagarariye igenda niyo igarukira ahagarara. Igarukira ahagarara. Cyarawe rero hari ibintu wowe uba uri kumbwira urumva nk'ibintu bya comedy twebwe tuba dukora sibyo? Njyewe iyo ndi gukina mba numva ko ibyo ndi gukina n'ubundi biri busetse abanyarwanda cyangwa bari bubikunde. None naguhimye nanjye nanga guseka. Wanze guseka? Ntabyanze. Ubu kereka turi nk'ahantu hari abanyarwanda benshi, hari abantu benshi bahita baseka. Hanyuma reka tujye no kuri mugenzi wawe nawe atubwire wowe amazina ninde? Okay, murakoze. Nkuko mubizi nkina muri Inema BTV. Ntabwo tubizi bitubwire. Ntabwo mubizi? Okay, muzajye kuri Inema BTV muzasanga hariho Kanyota kandi Kanyota ninjye. Ariko ntabwo bisobanuye ko mfite icyaka. Ko mbona giharira? Ako umuhogo wumye cyetse nzaniye amazi. Urumva ko gihari? Kirahari cy'amazi ariko ntabwo ari icy'inzoga. Ni iki? Ni icy'amazi.
gute ari icy'amazi rero? impamvu ari icy'amazi kuko hano nabonye hano nta kabari mufite. Ariko hari ikigega. Ikigega cy'amazi cyo kirahari ntakibonye, kiri hakurya. Akabari ntako bafite. Kari munsi y'ikigega. Munsi y'ikigega? Oya, munsi y'ikigega nzi ko hari beto. Ngaho rero nawe abazi ibyo ukora, abakunda ibyo ukora, ubafitiye iki? Jewe ikintu mbafitiye filime, mbafitiye komedi, kandi nk'uko mubizi ni Kanyota mwenye Gacuma. Yaka amazina yanjye nitwa Ndahimana Shabani. Okay. Dusetse nawe. Basetse. Ubwo nawe nitudaseka umwami ubu turi mu nzira zo kurimwambura. Basetse. Ariko nadusetse tureba. Buretse nkaho uri kumbaza. Buretse baze nitabe telefone. Allo? Okay. Sheri bite? Wiriwute? Buretse gato. Aka kanya ahantu ndimwo ndacurika ubuzima mbucuranura kugira ngo mbone ko wenda twabaho ejo tukaramuka. Ngo ndihe? Aka kanya ndi kuri radio Huguka. We buretse gato uze kumpamagara nyuma y'iminota 15. Oya sheri ntukandushe bana, mbyumbabarira nimba ndi gukubita ibipfusi hasi kugira ngo mbone ko wenda ejo twaramuka. Sawa. Hari n'undi nawe hano ameze nk'uwananiwe. Ntabyo kunanirwa. Turi kumwe nande hano. Yes. Jensi busanzwe ndi umuhanzi Big Montana. Yego. Yes, ubwo no kuvuga ngo no muri filime ndimo bisanzwe nitwa Jama, no muri komedi niryo. Mwakoze kuba mwaduhaye ikaze kuri radio. Asa abahanzi bivuga uko. Bakada. Urumva nkora ibintu bitandukanye. Ahubwo bari kumbwira uti mwibwira mu bya filime cyangwa mu bya gihanze. Byose urabitubwira neza ubu umwami we ko yadusekeje nubwo tutasetse wenda turaseka nyuma. Okay. Umugabo harigira utigize aribura. Umugabo arigira utigize aribura. Uru Rwanda rwacu rwavuye mu menyo ya rubamba. Mu byiza biri ku isi umurage uruta umunani. Bitaye kuri we aho uturuka cyangwa se n'icyo ukora. Uru Rwanda rwacu ye nawe menya ko rutureba. Hanyuma rero yes, iyo uvuze ngo umugabo arigira atakwigira akibura, yes, ushatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo aho waba uturuka hose, sibyo? Icyo waba ukora cyose kugira ngo hagire ukumenya nuko bya bintu bibamo intyoza. Yes. Uyu munsi rero abakunzi ba YouTube channel Inema BTV ubafitiye surprise. Bari bamenyereye gukina filimi, bari bakumenyereye wenda nk'umuhanzi, ariko ubu ngubu uravuga uti ndi mu maboko mashya ndashinganye. Ni ukuvuga ngo njye nabonye management. Hari igihe ushobora kuvuga wenda ufite indirimbo ukavuga uti nkeneye collabo, sibyo? Aho ndahari nsanzwe nandika, waza tukareba ibyo ari byo, gusa nyine nta birenze twafatanya. Bitega iki? Management urayifite hano cyangwa iri ahandi? Management ndayifite hano. Management ndabafite. Yego. Kuvuga ngo ahubwo abahanzi musanzwe mukora umuziki mufite ibibazo. Gute? Ngiye kuzana ibintu bifite karite birenze ibyabo, none se bafite iki? Reka tumve ku ruhande rwa management, turanaganira nabo bombi uko ari babiri. Umwami na mugenzi wawe, ubu
Big Montana aravuga ati ndi mu maboko mazima ndashinganye, nimwe mwahisemo kumushoramo amafaranga nanjye ngo mumpeho. nk'abakomediye twebwe tuba turi sefu, bivuze nyine tuba dufunguye. Abantu bashaka gukina komedi ni ibintu bisanzwe, bagomba kuza, turi free. Uwaza wese twakorana nta kibazo, ntacyo bitwaye. Hanyuma wenda tukikuriho guhitamo gufata Big Montana ngo abe ari we mu managinga, mwabitewe n'iki? Nuko hari icyo mwamubonagamo cyangwa mwari musanzwe muziranye? Ikintu cya mbere twamubonyemo impano, afite impano y'ubuhanzi, afite impano yo kwandika amafilime, afite impano yo gukina komedi. Ntabwo turamukinisha ngo turebe, ariko ibyo wenda yakoze n'ibyo twabonye twasanze iyo mpano ayifite, kandi tugomba kugira ngo dufatanye iyo mpano ye izamuke, n'izo komedi zacu zizamuke zitere imbere, kuko turashaka kwereka abanyarwanda ikintu dukina mbese cyiza cyane, cyihariye kurusha iby'abandi. Wumva ari ibintu byoroshye kuzamanaginga impano ya Big Montana, namwe mukamanaginga izanyu, cyane ko namwe muri abanyempano? Alo, yego sheri, ngo nkwiki, ngo baragutwaye? None si iyo mpeta kwambitse igura ngahe kugira ngo nanjye nyigure? Baba we, ariko impeta irabira kuntwaye kweli. bigenze bite? Sheri wanjye baramutwaye ngo kubera impeta. Ariko nkubwira gutinda kwawe Gabanya ijwi. ugiye kuzashaka umugore ari hehe? Uwo wanyijeje ko wamujyanye urabigenza ute? Noneho reka nkubwire Banyarwanda, si ngewe ibintu byo gushaka abagore. Uyu Imana Dogita Mwami kupa yajyanye undi mugabo byihoreye, ntabwo yagukundaga. Reka mbabwire, ngewe ibintu byo gushaka abagore komeza ikiganiro bari kukubaza. Ko bamujyanye se ubwo umuhanzi urahita umureka? Shiri wanjye baramutwaye, we munyamugu, shiri wanjye baramutwaye, nese ndabigenza gute ko bamutwaye? Hanyuma impano yawe n'iya Big Montana uzabimanaginga gute byombi? Uzabasha kwimanaginga gute no kumanaginga umuhanzi wawe? Ukuntu nzabikora ni ibintu byoroshye cyane, kuko n'ubundi byo dukora bijyanye n'ibihangano n'ubuhanzi, byose birayingayingana. Nubwo indirimbo zigora kuzikora, ariko byose hagati n'Imana byose tuzabikora ibintu bigende neza. Nitumara gusohora ubundi iriya ndirimbo, ejo bundi nibwo muzahita mubona ko dufite gahunda koko yo gukora. Kuko ikintu cya mbere buriya tugomba kubereka ko dufite gahunda yo gukora, tukabereka n'icyo twakoze. Ntabwo tuzavuga ku magambo gusa, tubanza tubereke ese mwakoze iki, ese murashoboye cyangwa ntimushoboye. Nitumara gusohora iyo ndirimbo rero, kuko akenshi komedi zo ziriho kuri YouTube, Inema BTV cyangwa Kanyota na Rujwi Komedi, aho wakwandika hose Kigali Star Life, hose wahita ugera ku bihangano byacu. Hanyuma ni gute management izakorana n'uyu muhanzi kugira ngo n'abandi babareba kuri Imena BTV bumva bafite impano babe babagana kugira ngo mubafashe? Management yanyu ikorana gute n'abo mufite mu nshingano ku managinga? Ukuntu tuzakorana rero, ni ukuzana icyo gihangano cye tukakireba, tukamara kukireba tukacyanaliza, tukakijyana muri studio, niba ari audio tukajya muri studio bakamukorera audio, tugategura na video. Urumva buri kimwe cyose kiba gihari, nta kibazo. Ibijyanye n'inyungu rero, umuhanzi azunguka gute? Mwebwe nka management muzunguka gute? Inyungu rero z'umuhanzi, buriya ibikorwa birivugira. Icyo wakoze nicyo kiguha inyungu. We naze akore, tumubonemo ubwo bushobozi ko ari gukora, n'abanyarwanda badukunde, ibihangano byacu bigende bitera imbere.
ndakeka nawe ntabwo azabihomberamo ahubwo azabyungukiramo binarenze uko yabikekaga. Yego. murabona hari ikirimo Okay, nasho yahunguka ikintu kizaboneka nese ubu ntawifuza kugera aho bariya bahanzi tuzi bakomeye ba Bruce Melody, ba Debeni, bande hariya hose tugomba buri ikintu cya mbere ni umuhate cyangwa imbaraga. Uhera hasi ukazamuka mpaka ugeze hejuru. hanyuma nawe tukugarutseho, wowe uruhare rwawe ni uruhe mu kuzamura impano ya Big Montana? ni ukuvuga ngo Big Montana nk'umuntu twumvise akatwumvisha audio y'indirimbo yakoze akavuga ati rero nk'aka kanya nka management nta bushobozi mfite bwo kuzamura video, sibyo? kuko cyane cyane ko iyo video twayisizeho umuhate nk'abantu muzi ko mukunda umuhanzi wanyu uririmba za gakondo za Alani Makanyaga Budura, kuko icyo gihe iyo ndirimbo nawe azayigaragaramo nk'umubyeyi nk'umwana wagiye kwerekana umukobwa mu babyeyi koko bakamushimira. Big Montana rero umuntu waje atugana, kuko iyo umuntu aje akugana nk'umwana aje akugana ati cyangwa wenda nk'undi muntu wese avuga ati ndashonje mfungurira, uramufungurira. Yego. Big Montana yaje atwereka impano, kandi iyo mpano kuyizamura tugomba kubishyira mu nshingano nka management. Yego. Tukareba umusaruro iyo ndirimbo kuko nimba izakundwa n'abanyarwanda, hari izindi nyinshi tugomba kuzabagezaho. Abanyarwanda bitega iki nk'abantu? Mbanze mbaze ku ruhande rwa management mwembi, ntarabaza umuhanzi. Abanyarwanda bitega iki? Abanyarwanda icyo bagomba kwitega ni ibintu byiza bigomba kubahera ijisho, birimo inyigisho, bana bya bintu by'ibishegu numva hirya no hino ngibiki indirimbo imeze neza isukuye, irimo amajwi ayunguruye, komedi, filime, ibintu byiza. Umunyarwanda wese afite uburenganzira bwo kumva ko ikintu nimba kitamubereye cyiza, afite uburenganzira bwo kwandika kuri comment timuhindura iki, mukore gutya, tuzamwumva nk'umunyarwanda ntaha hejwe. Cyangwa niyo yaba ari umunyamahanga mu diaspora, ucyakora cyose aho yaba ari hose ku isi hose, afite uburenganzira bwo kwandika comment akavuga ati ibintu muri gukora muhindure gutya, mubigenze gutya, niko nabibona. Afite uburenganzira rwose. Mwama abanyarwanda bitega iki muri management yanyu n'umuhanzi? Abanyarwanda bitega yuko tugiye kubakorera icyo navuga agashya muri uyu mwaka. Uyu mwaka tugiye gukora cyane cyane tugiye kwibanda ku mafilime. Hari amafilime tugiye gukora kandi turizera yuko azabanyura cyangwa akanabashimisha. Akaba atanabashimishije batubwira muri comment bakatubwira ati ntibyumvikana muhindure. Ubwo bushobozi turafite bwo guhindura, cyane cyane ibyo bakunda nibyo dushaka gukora. Bo batubwira ati muhindure, turashaka ibi ngibi, mu byubahiro byabo rwose ibyo bazashaka byose bazabitubwire muri comment, tuzabikora nta kiba bitwaye. Babashaka rero barababona gute? Yaba abafite impano mu gukina komedi, abafite impano mu kuririmba, ushobora no gusanga hari umuntu wumva ashaka kubongerera ku bifaranga mufite ariko we ntabwo twamwanga. Ni karibu cyane. Akababona gute? Uwo ngo yatubona nimero ya WhatsApp ni 078 99 20 574. Iyo niyo nimero ya WhatsApp, yamamagara then yanayimamagaraho kuri phone. Hari igihe nifata hagati ya saa moya na saa 2 gutyo. Ariko urumva kuri WhatsApp niba byakoroha akanyandikira, yamara kunyandikira tugahuza umurongo. Hanyuma ikindi, abareba iki kiganiro kuri YouTube channel yanyu bo barasabwa iki? Abareba ikiganiro kuri YouTube channel yacu, ikintu basabwa ni ugukora subscribe, bagasharinga, bagashyiraho na comment, bakanakanda like. Nicyo dusaba rwose abakunzi bacu
nta kindi tubasaba, bapyondeho bakande subscribe kabisa. uvuze mu kirimi cy'abarundi ngo bagire iki ngo bapyondeho. babyondeho. Nawe hari icyo washakaga icyo kuvuga? kirimi urakivuze bita nibuka iwacu, kuko iwacu ni i Burundi ntago ari ino. Hanyuma hari ikintu nawe washakaga kuvuga rero, ikintu njye nashaka kuvuga cyangwa se kongeraho? wumva ngiye ikintu nashaka kongeraho, nashaka kukubaza nkawe munyamakuru wo kuri radiyo Huguka wadukoresheje ikiganiro witwa nde? Ubwo ninjye uhindutse ubazwa rero. None ni wowe munyamakuru. Nitwa Big Montana. Big Montana wibeshye. Big Montana turamuzi. Izina ryawe rya nyaryo ni irihe? Izina ryanjye rya nyaryo ni Eric Habimana. Habimana. Amose nta zina ugiye gukoresha kuri radiyo? DJ Happy. DJ Happy. Akoze ko mporamo numva ndo DJ Happy. Kuba wenda Imana ifashije nkahura na DJ Happy. Mana urakoze cyane pe. Ntabwo nari nzi ko nzahura n'umunyamakuru wo kuri radiyo. Wahuraga n'aba televiziyo? Oya, nta n'uwa televiziyo nari nahura nawe. Ntawe, ariko uko byagenda kose Imana uko igenda ikora ibitangaza byayo nzagenda mpura nawe. Nk'abanyarwanda rero nk'uko mwumvise wenda mushaka kubura manager wanjye, nanjye bwo wenda mukambona ko nimero yanjye ya WhatsApp ni 072 71 9 442. Iyo kumpamagaraho itari kuri WhatsApp ni 079 80 15 973. Yego. Isaha iyo ariyo yose uko mushaka, haba nijoro haba kumanywa haba sangahe muzambona. Hanyuma tujye ku muhanzi Kanyota wari kudutera icyaka tube tunamuhunze. Tujye ku muhanzi ngo udafite icyaka kuko yabonye management. Ku ruhande rw'umuhanzi wowe ukurikije igihe wamaze nta management ufite, ni ubu ngubu wamaze kuyibona, ubona ari iki cyahindutse? Ubuzima bwarahindutse. Gute? Kuko urumva iyo ufite abantu bagufasha ntabwo ari kimwe no kuba wari wenyine buri kantu kose ukimenyera. Mu buryo bw'umuziki rero, mu buryo bwa gihanzi, ubona hari icyahindutseho? Ubona hari iterambere biri cyane? Kuko urumva niba narakoreraga muri studio wenda imeze uku, nazamutse mu nzego. Niba narakoreraga kwa Kinabit nageze kwa TDA. Twitega iki rero abakunzi b'ibihangano byawe, abakunzi b'ibyo mukora umunsi ku wundi, bitega iki? Oya, nakubwiye ntabahanzi bafite ibibazo, barimo kuririmba ibishegu sibyo? Ndaje nkora indirimbo nzima. Gute? Ngiye kuririmba indirimbo z'umwimerere sibyo? Nzakora sibyo, kizemo imbaraga n'impano yanjye nyikarishye, nyigire mbyegereza umutima. Ubu twumve ko Big Montana agiye kuza ari Big Montana. Naje nje ahubwo. Yes. Kuri bimwe mu biri mu gikoni duheho twumve. Mukunzi wanjye rurabo rwanjye, mukunzi w'ukuri, naragukunze bishyira kera, ntawakundutira no mu bihe bizaza, yo nabonye ubahiga, kiza nko kukugira, kukubura byaba ari ishyano. Ibyo ni bimwe mu biri mu gikoni. Ndabyemeye, ndabyemeye, ubu ndabyemeye, nukuri jyuwanjye namubonye, ndabyemeye. Reka tutaza gutuma ahubwo bazanayishishura bakayitwara, batwara ko babandi bajya bagira bya bindi batwara ko. Hanyuma wowe umuntu ugukeneye wenda mu gihe management itari hafi, yakubona gute? Wakenera ibihangano byawe uba ari kubisangahe?
Okay. aho bisanga hatandukanye n'aho byari biri imbere cyangwa haracyari handi? Ni ukuvuga ngo aho bisanga kuri Audiomack ni Big Montana, kuri YouTube ni Big Montana, n'ubundi indirimbo nshyashya igiye kujyaho niyo bita My Priority, ariko isanzweho ni iyitwa Isi Nshya n'iyitwa Umugabo Arigira, ubwo urumva ugiyeho wazibona. Noneho uwanshaka kumbona cyangwa se kuganira nanjye, hari n'ubashaka kudutera inkunga, ushaka kuba yavugana nanjye, namuha nimero yanjye Twihuse. 079, iyo ni iya WhatsApp, 079 30 18 392. Isubiremo. 079 30 18 392 na 079 49 56 340. Izo nizo guhamagaraho. Yes. Reka dushimire rero abari baduteze amatwi ndetse n'abadukurikira ku muyoboro wa YouTube channel. Mwami ni uwuhe? Umuyoboro wa YouTube channel ni Inema BTV. Niho mwareba ibihangano byacu, yaba bya filime, yaba ibya komedi, yaba iby'umuziki, hose ni karibu kabisa. Kanyota, ababakurikira kuri YouTube channel bakora iki? Barasabwa iki? Ikintu basabwa ariko icyaka kiranyishe. Nta hantu hari ako kunywa. Ndahakwereka mu kanya. Uranyereka? Akesawa. Ikintu bisabwa ni ugukora subscribe, share, comment, like. Banyarwanda, banyarwandakazi, rubyiruko, diaspora, abatuye ku isi hose, Inema BTV igiye kubazanira ibishya. Nkuko turi kuri radio Huguka, mugomba no gukurikira kuri Imena BTV. Mugomba no gukurikira umunyamakuru harya ntabyibagiwe kubera icyaka. Ngo ni Eric DJ Happy muzajye mumukurikirana isaha ku yindi. Abariho kuri radio Huguka, murakoze. Nawe ufite icyo tubwira se? Okay, icyo nabwira abanyarwanda n'abanyarwandakazi, ushize naje gukora interview hano, ubufasha bwanyu narabubonye, mwarakoze cyane. Nuwateraho itafari ni karibu, biroroshye. Yes, washaka ko tuganira, washaka kudufasha mu bundi buryo, yanyura kuri nimero nabahaye. Murakoze, murakarama.